Iri tangazo rireba buri munyarwanda wese aho ava akagera mu by'ukuri by'umwihariko ni umunyarwanda wese aho ava akagera, ntabwo bikireba abafite irangamuntu gusa cyangwa se mu by'ukuri ngo abafite imyaka 18, hoya rireba buri munyarwanda wese uzi ko yiteje urukingo rwa COVID-19. Mu by'ukuri ndagira ngo abaturage benshi cyane mukomeje kugenda mugerwaho n'ingaruka by'umwihariko ku buzima bwanyu, mukibaza igikomeza kugenda mubitera, ngaho abantu bapfuye, ngaho abantu barwaye imigongo idakira, ngaho abantu mu by'ukuri bararwara imitima. Ndagira ngo mu by'ukuri iri ni itangazo riri buze kuba mu by'ukuri ryareba buri munyarwanda wese aho ava akagera. Hari amabanga twaranze kuvuga kuri COVID-19, ariko kuri uyu munsi mu by'ukuri yamaze kuba yavurwa na ba nyirabyo cyangwa se n'abakoze urukingo rwa COVID-19 cyangwa se na ba nyiri virusi. Ndagira ngo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kugenda basubiranamo, ariyo mpamvu mu by'ukuri natwe twise tubasha kuba mu by'ukuri twamena amabanga ya COVID-19. Iri tangazo nyaboneka rireba buri munyarwanda wese aho ava akagera mu Rwanda. Niyo mpamvu mu by'ukuri nangiye mvuga ngo ni itangazo rireba buri munyarwanda wese, ntabwo bikireba umuntu ufite irangamuntu cyangwa se imyaka runaka, ahubwo mu by'ukuri rireba buri munyarwanda wese aho ava akagera, by'umwihariko uwiteje urukingo rwa COVID-19. Ndagira ngo mu by'ukuri mu Rwanda iyi COVID-19 ikimara kuba yaza, mwagiye mutangirizwa kuba mwakora ibikorwa byanyu ku isi hirya no hino. Kimwe mu by'ukuri byakomeje kugera bivuga ko nta muntu wemerewe kujya gukora ingendo, nta wundi mu by'ukuri wemerewe kuba wakora igikorwa runaka cyangwa se mu kazi utiteje urukingo rwa COVID-19. Mu by'ukuri uraza kuba wakirukanwa. Ariko nanone mu by'ukuri abaturage bakomeje kugenda bivuga ko bakomeje kugenda bashyirwaho igitutu, ariko nanone mu by'ukuri nyuma yaho bikaza bivuga ko ari ubushake bwabo. Ndagira ngo ibi ngibi byose mu by'ukuri tubyinjiramo muri iki kiganiro, tunarebe ese COVID-19 nk'uko bikomeje kugenda bivuga ko yakomeje kugenda igira ingaruka ku buzima bw'abantu. Turaza no kureba ubuhamya bwakomeje kugenda butangwa na bamwe mu by'ukuri mu bayikoze, ndetse kandi n'abaganga bakomeye cyane ku isi bakomeje kugenda baterwa COVID-19, bikaza no kurangira mu by'ukuri urukingo rubagizeho ingaruka. Nk'uko byakomeje kugera none mu by'ukuri bivuga ko iri ni ikosa cyangwa se ni icyaha gikomeye cyane cyanakozwe muri iki kinyejana turimo, ariko mu by'ukuri nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, nagira ngo mu by'ukuri ibinyamakuru bitandukanye ku isi hirya no hino mwakomeje kugenda mwumva bikomeza kugira mu by'ukuri bitangaza ko COVID-19 mu by'ukuri niba uzi ko watewe izi ngingo za COVID-19 aho uri hose utangire kugira ubwoba n'amakenga. Abyumva ko mukundwa, reka nizere ko uri kureba iyo video yawe ukabona barangije gukanda subscribe, ikindi kandi ukibuka no gukanda kuri iyo nzogera notification kugira ngo ntuzajye ucikwa inkuru n'ibiganiro dukomeza kugenda tukugezaho gatanu ku kandi. Aha ni kuri Rwanda Top Prime TV, ukomeje kugira mu by'ukuri ukurikinira inkuru zaho gatanu ku kandi. Reka twibande mu by'ukuri ku matangazo akomeje kugenda avugwa by'umwihariko mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, aho kandi tujye kuba twagaruka ese COVID-19 nk'uko bikomeje kugenda bivugwa nyuma y'uko yanaje urukingo rukahita ruboneka mu mezi make cyane cyangwa se mu mwaka umwe gusa. Ni ibintu bivuga ko bitajya bikunda by'umwihariko ku nkingo kuba zahita ziboneka mu mezi make, kuba COVID yaraje tugahita twumva ko mu by'ukuri twabonye urukingo rwa COVID-19. Ni ibintu mu by'ukuri ubona ko bigiteye amakenga isi, ndetse kandi bikavuga ko ari ibintu byanakomeje kugenda bigirwa ibanga, ariko kugeza kuri uyu munsi amabanga yakomeje kugenda ajya hanze. Iri tangazo rireba buri munyarwanda wese aho ava akagera, by'umwihariko witeje urukingo rwa COVID-19. Ndagira ngo mu by'ukuri abanyarwanda benshi cyane hari bamwe mukomeje kugenda mutaka imigongo idakira, abandi mukarwara imitima, abandi mukagira ingaruka n'ama-infection atandukanye. Mu by'ukuri bikomeza kugenda bivuga ko ubuzima bw'abatari bake ku isi bukomeje kugenda bujya mu kangaratete. Kugeza kuri aka kanya Donald Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga ko yamaze kuba yamena amabanga y'ibigo bikomeye cyane byanakoze izi virusi cyangwa se byanakoze imiti yo kuba batera abaturage ku rukingo rwa COVID-19. Kugeza kuri aka kanya bivuga ko mu by'ukuri abaruteye urukingo nabo batazi ese rwarakoze cyangwa mu by'ukuri ruzagira ingaruka ku batuye isi. Kugeza aka kanya mu by'ukuri bamwe mu bakomeye cyane cyangwa se ibikomerezwa byanagize uruhare mu gutanga izi nkingo, ariko nabyo ubwabyo bigashishikarizwa cyangwa se bigahatirizwa guterwa izi nkingo. Bikomeje kugenda bitanga ubuhamya bugaragara ko mu by'ukuri nabyo ubwabyo bikomeje kugenda bigerwaho ingaruka zikomeye cyane, aho kandi bakomeje kugenda bavuga ko nyuma yo guterwa inkingo za COVID-19 bakomeje kugenda batangira mu by'ukuri gucika intege, kwahagira ndetse no kuba bagira indwara z'umutima, kugira ama-infection, gucika intege mu bushake bwo mu buriri. Ariko mu by'ukuri byose ndagira ngo benshi cyane mu banyarwanda mukomeje kugenda mugirwaho ingaruka n'ibi bintu, ndetse kandi ugasanga umugabo aho ari kubaka urugo byaramunaniye, ntabwo agishobora gutera akabariro, bitewe n'uko mu by'ukuri mu gihe ari gutera akabariro urasanga ari kwahagira cyane mu by'ukuri kigera ko bashakanye by'umwihariko, ariko gahunda cyangwa se igikorwa nyamukuru kikaba cyanamunanira. Ni amakuru tugiye kuba mu by'ukuri twasesengura, ni amakuru menshi cyane, ariko nanabuzeho nyahera. Ese ubu ndayahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndahera muri Canada, California cyangwa se mu Rwanda? Urebye nyine mu by'ukuri ni ikibazo cy'isi yose, ariko havuyemo nanone hari ibihugu byigometse bikavuga uti ntabwo COVID-19 ibaho, ntabwo tuziteza inkingo zayo. Aka kanya mu by'ukuri ndagira ngo igihugu cya Kenya mwakomeje kugenda mubona gikomeza kugenda
kubitira kure urukingo rwa COVID-19, ariko mu Rwanda mu by'ukuri ukihagera wakanze kurwiteza ukabasha kuba mu by'ukuri wakirukanwa cyangwa se ukanakubitwa. Nk'uko bivugwa ko abiteje inshinge za COVID-19 mukomeje kugenda mugerwaho ingaruka mu by'ukuri n'izi nshinge za COVID-19, ariko njye sindimo kuko kugeza kuri aka kanya mu by'ukuri nafashe urukingo rwa COVID-19 rumwe gusa mu by'ukuri nza kugera igihe ndabyanga, nk'uko ariko nari nabibonye icyo gihe ndibuka mu by'ukuri nari nkiga COVID-19 ikiza mu by'ukuri nahise ndekera gufata izi nkingo za COVID-19, ariko si ubushake bwanjye, ndavuga ko mu by'ukuri ari Imana yabimfashijemo. Niba wararazifashe zose kakubayeho rero urumva ko n'abandi bakomeje kugenda bagaragaza ko mu by'ukuri COVID-19 ari indwara yanasize inakoze amabara mu by'ukuri ku batuye isi bose, ntabwo ari u Rwanda cyangwa se n'ikindi gihugu, ariko nimba uzi ko wafashe ku rukingo inkingo zose za COVID-19, reka mbabwire ngo mu by'ukuri mufite ibibazo bikomeye cyane n'akaga, by'umwihariko kuri bake bakomeje kugenda banabona izi ngaruka, ariko bakagenda bibaza ese mu by'ukuri ni ikihe kibazo dufite mu buzima bwacu. Ndagira ngo murabona abasaza hirya no hino bakimara guterwa uru rukingo rwa COVID-19 bakomeje kugenda bahita bagira isereri, ukabona umuntu bamuteye urukingo mu by'ukuri ahise yikubita ako kanya. Ndagira ngo mu by'ukuri mwarabibonye, nanjye ubu n'ubuhamya nakitangira, ni ikintu mpagazeho by'umwihariko ku mashuri nigagaho. Ndibuka ko nafashe urukingo rwa mbere rumwe gusa, rwa rundi rwo kuko mu by'ukuri babasha kuba bareba bagatestinga, ariko urwa kabiri nirwo rubi cyane. Niba uzi ko wafashe inkingo zose gakuba, njye ntarwo negeze mfata urukingo rwa kabiri, reka nafashe urukingo rumwe. Aho uri nawe ni mu by'ukuri niba warafashe urukingo rumwe ukomeze kugenda urya yawe gake wishimye, ariko nimba uzi ko wafashe ebyiri utangire kugira amakenga rero. Ariko ndabizi ko mu by'ukuri benshi cyane mwafashe ebyiri, si ubwambatera, ni ukuri ngiye kuba mu by'ukuri nabakinira amwe mu magambo cyangwa se na voice y'umugabo ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bivuga ko yari n'umuganga ukomeye cyane wanagizweho ingaruka mu by'ukuri na COVID-19. Yakomeje kugenda avuga uti nkimara kuba mu by'ukuri naterwa urukingo rwa COVID-19 natangiye kujya nurira amasikariye y'indege mu by'ukuri, ngatangira kujya mpitangwa hasi, nakora siporo mu by'ukuri nkiruka metero imwe gusa nkahita ntangira kwahagira. Reka nze mu by'ukuri nze kuza mu kanya nze kugukorera ikindi kiganiro, ndetse kandi kiraza kuba kibanzemo buri kimenyetso, buri kantu kandi kava mu by'ukuri kuri 0 kagera ku 100. Ariko reka mbanze mu by'ukuri nsesengure cyangwa se mvuge ibibazo byo mu Rwanda n'abandi rero mu by'ukuri mufite ibibazo, mukabona nyine muri gukomeza kugenda mugira isereri, mukabona muri kugenda mu by'ukuri mukabona biri kwanga, ndetse umuvuduko w'amaraso yanyu ukaba watangiye kujya kuri high pressure itandukanye. Ibi ngibi mu by'ukuri mu bigaragaza muri comment hakiri kare murambibabwira mukanga kumva, nyamara andika muri comment uvuga uti nanjye izi ngaruka za COVID-19 zikomeje kugenda zingeraho, kugira ngo tunarebe ese mu by'ukuri n'abaturarwanda byabagezeho cyangwa n'ibiriya bihugu byagezweho ingaruka n'iki gihe. Ariko no mu Rwanda ndibuka ko mu by'ukuri nkiga, kuko izi nkingo muri 2019 bazizanye muri 2020, murabizi ko neza mu by'ukuri bamwe na bamwe turi ku ishuri, imyaka 5 irahenutse ndetse n'imyaka 6 igiye guhenuka, witeje inkingo ebyiri kakubayeho.